ikintu wamubwira kiri nko ku mutima cyo kumubwira muri kano kanya? Muri kano kanya ikintu namubwira ni ukumushimira. Ndamushimira ko yankunze, ndamushimira ko yabinyeretse byose. Ntabwo nabona ukuntu namushimira, gusa nzamukunda, nongere mukunde kandi mwubahe nk'uko twabitegetswe imbere y'amategeko n'imbere y'Imana. I love you, babe. Yes, rero bakunzi ba BCTV show, nibaze komeze neza umerere ni mwana mutse canke miriwe bibanye naho muherereye. Nkuko nagende bashikiriza kenshi mwarabibonye ku bantu bafise amanimero yanje bari bafite Desange, nabemereye ko hadishane yanje shasha igiye gusohoka ariyo yiyi BCTV show. Nabemereye kuza ndabazana ibiganiro bitandukanye, ubuzima bw'abantu muri rusange babayemo, abastar, sport n'ibindi byinshi muzogenda mubibona. Rero kuno munsi ndi kumwe, sinzi ko ndibabwire ko ari umumama canke ari umukobwa aza kutuganiriza. Nashimye ko tangura kuvugana nawe atubwire byinshi kuri we. Isitoro kwakiri kuri kamera za BCTV show. Murakoze cyane, abasuhuje. Ako kajwi biraza gukunda kari gatoya. Birakunda, ndagerageza nzamura ijwi. Umeze neza none? Tumeze neza. So ndaza kuvuga mu Kirundi rero, sinzi nimba uza gutahura Ikirundi, uracumva? Ndagerageza aho numva ndakubaza. Erega muga Ikirundi ni cyo kimwe n'Ikinyarwanda, nuko hari ugiye usanga nyene hari amajambo amwe biba bitandukanye ariko ni gato cyane. Umeze neza? Bon, hari abantu bashobora kuba kubonye kuri izi kamera ari ubwa mbere, uratubwira amazina yawe, umuntu turi kumwe muri make ni muntu ki? Murakoze cyane. Umuntu muri kumwe ni Desange, niko niyo mazina yanjye banyise. Nkaba ndi umumama, ndubatse, maze umwaka nubatse n'amezi. Usibye ko ntarabyara. Ndi umumama, ndubatse. So ikintu cya mbere nakubwira vuba murasa neza. Nibaze umuntu yabwiye make-up ninde kwera. Murakoze cyane, ni njyewe wisize. Wowe nyine wabikoze? Abize neza. Umengo uvuye muri salo. Merci, ndagerageza. Okay. So guys, bakunzi ba BCTV show, turi kumwe na Desange nko mwabyumvise, tugiye kuganira juste ku bintu byerekeye ubuzima busanzwe. Aratubwira muri make, twashimiye kumuzana ko ari mama, hari ibintu tugira tuganire ko novuga ko ari nka topic yo kuvuga ko hari abantu muri relation y'urukundo bajamo ugasanga biragoye. Wowe umaze kugira experience muri ibyo bintu, nibyo tugiye kuza kuganirako. Wubatse n'umuntu muri kumwe cyane hari ngaho, bwira nawe tumuhamagara ati ntago turi kumwe, ntago tubana muri iki gihugu. Ahanini icyo rero twagomba gushingiraho cyangwa gufatiraho ku bantu usanga babana cyangwa bakundana n'abantu batari hamwe mu gihugu. Hariho abatabyumva kimwe n'abandi, ugasanga jewe ko ndabyumva biratandukanye nuko undi abyumva. Mugabo wo kubera amaze kubishikamo ubizi, uraza kutuganiriza neza, sibyo none? Yego. Hari ikintu gihora kivuga ko kuba diaspora, ndamukunda n'umu diaspora usanga bigoye cyane, nta confiance babagirira, kimwe nuko nabo bari hariya usanga nta kwizera nakuba kurimo. Umuntu akibaza ati mbega umuntu mwubakanye mwamenyanye gute? Haciye igihe kingana gute kugira ngo urwo rukundo rwanyu rugere naho havuyemo kubakana? Okay, murakoze. Umbaje ibibazo bigera muri bitatu. Kamere ku cyo wahereyeho, ubundi long distance, iyo ushatse kwikuvuna irakuvuna, ariko nanone iyo ushatse kwitakuvuna ntabwo ikuvuna. Sinabura kuvuga ko biba bigoranye cyane, ariko nanone ubigiramo uruhare runini kugira aho bikuvune. Ubundi iyo wizera umuntu mukundana, ubibona neza ko nawe agukunda,
ndakeka neza ko kwihangana nicyo kintu kibaho mu rukundo. Iyo wihanganye ntabwo bikuvuna cyane, kandi kwihangana bitera kunesha. Ndibuka neza nakundanye n'umugabo wanjye, ubu ngubu twakundanye imyaka 4 mbere ko tubana. Kandi muri iyo myaka 4 noneho twakundanye tutari kumwe. Ubundi njyewe ahantu twabaga dutuye nabo niho bari batuye, turi batoya cyane, tugahurira nk'ahantu ku ivomero. Akandeba cyane. Aho icyo gihe mwari mukiri abana? Twari tukiri abana. Akandeba cyane, ariko ngiye bitewe nuko nari ndi umwana cyane simbyiteho nyine, ahubwo nkumva nteye ubwoba. Akageza mu rugo ahantu twari dutuye mu gitondo kare, nabyuka ngiye nko hanze nkamubona. So nyine ukabona ko ni umuntu ushaka kugira ikintu nyine ambwira, ariko nyine hagati aho akabura uko nabivuga ko nyine nawe ntabwo yari afite. Ni ukuvuga ngo mw'icyo gihe mukiri abana wasanga nyine yabyutse akavuga atekanye iwabo kumenya mubona basi na kwa kundi wamubona akahita yitambukishwa akagenda, ubundi akongera akagaruka gutyo. Ubundi nyine arinda agenda nta kintu ambwiye. Nanjye nyine sinanzi. Nk'icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe? Mfite nk'imyaka 13. Ari mukiri bato. So arinda agenda, sinamenye igihe yagendeye, gusa nyine yagiye 2016. Ako nyine agenda sinanzi igihe yagendeye, yagiye atanambwiye. 2016 nibwo nari ndimo kurangiza, nibwo nari ndimo kujya 6e. Ndiga nkomeza ubuzima bundi busanzwe, kuko ntabwo nari nkimwibuka, mpura n'abandi basore benshi. Muri icyo gihe icyo gihe yakuraba mugiye nko kuvoma ugasanga yarakuraba, canke akaza kuri nko muhiri wanyu kugira ngo akubone, byari bwashike basinga abe yakwegera akubwire ubone nyine yaje se yuko agukunda? Nta byari bwakwereke? Geste yo narayibonaga, kuko uburyo nayibonagamo yaratambukaga, yambona akahita agenda. Mwaravugana ho? Ntabwo twavugana. Gusa yantumagaho nk'abantu duturanye b'abashuti b'abahungu, niyo nkumva ni ibintu ngo aragushaka, aranshaka gute? Bya bintu by'abana. Nkumva nanjye wese nabyitaho. Ukagera igihe agenda, nawe njya mu bintu by'amasomo nyine ndiga, nawe ndi umwana. Ndiga ngera mu wa 3 secondaire. Ubundi mu wa 3 secondaire nibwo yongeye arampamagara. Ariko mu kumuhamagara nsanga kuri WhatsApp hari nimero yo hanze yampamagaye. Numve binteye ikibazo nyine, ndavuga si nimero ni yandi, yenda ndashyuha, ndavuga nimero yo hanze. Nawe rero narayikoreshaga mu wa 3 secondaire. So ntabwo ayikoreshaga tubigishwe. Shange nayikoresheje. Ubwo mbona nimero hanze yampamagaye, numve nyine nta n'amamega nari mfite, nayikizemo 100. Kahundi kuri tumega tw'100. Bitambona nimero yo hanze ndikanga. Ubwo ndangije numve ndashyushye nyine umutima, bitamwandikira ngo hey. Namutiye ngo hello. Arangije ahita ampamagara. Ampamagaye ngo bite, ibyiza, amakuru ni meza. Ngo wamenye se? Ndavuga oya ntabwo nakumenye. Ahita ameza agafoto kera. Ntanumva ndatunguye, ndatangaye nyine. Ubwo ngubwo nyine turavugana, dore icyo gihe tuvugana arambwira ati nari ngukumbuye. Ndavuga se wari nkumbuye gute? Ko wagiye ntunambwire, nta kintu ugeze umbwira mu kugenda nkumbuye gute? Arangije arambwira ngo nuko kiriya gihe nabuze ukuntu mbikubwira, nawe uri umwana uri na muto, ariko ndagukunda gutyo. Nyine uwo munsi wa mbere ukibona tuvugana yahise abimbwira ndagukunda. Muri icyo gihe nangeze muri abantu benshi babimbwiraga. Ubwo nyine mbifata nk'ibisanzwe kuko n'undi yaza akabimbwira. So arangije arambwira ngo none si ubahe, ndamubwira yamerukaga kera, mbwira niga Musanze, niho mbarisubana nande ibikimwe cyose arambaza ndamubwira. Ubwo arangije nyine arambwira ubu rero amasaha yo kujya mu kazi yarageze, kandi mu kazi
umbabarire umpe time tuze kuvugana. Ndavuga nta kibazo, ariko nanjye akimara kunkupa nsigaye nitekerezaho ndavuga bya kera. Ndavuga mana yanjye, ku mafaranga bamagaye yo ku ishuri, yo kurya ku ishuri, nkahita ngura Mbega direct, avuga ataza kumbura nanjye ataza kumbura. Ubwo ngubwo nyine yaratahaga, amaze kumenyera nyine kumvugisha, ariko nkavuga si umuntu wambwiye ngo ndagukunda biriya bwa mbere, nkavuga ntabwo bisereye nyine. Ndagumya ndamuvugisha bisanzwe, akajya ambaza amakuru, abo mu rugo byinshi cyane, kuko nyine twahirukanaga hari ubuzima butarahinduka, hari byinshi byahindutse. Ubwo arambwira ngo ashaka kuzamvugisha, ngo nzamuhe time nyine tuvugane. Nanjye nyine ko namvuga mfite amatsiko y'ikintu ashaka kumbwira, ubwo ndangije ndambwira nta kibazo, ejo tuzavugana. Akasubwa waba ufite amatsiko kuko canke ni kwa kuntu avuga ati asha vraiment none agiye kumbwira ko nkunda by'ukuri nkuko wabyikeka nyine bwa mbere mukira abana. Urebye nta yandi matsiko nyine, gusa ko bitewe n'ukuntu hari abantu twavuganaga baba hanze, mbese bantereta tuvugana. So nyine nawe numvaga nshaka kugira, mfite amatsiko yo kugira numve icyambwira niba atandukanye na ba bandi. Ubwo nyine ndamubwira ejo tuzavugana nta kibazo. Umunsi uragera nyine kuko bo iyo tubyutse mu gitondo iwabo bari nijoro cyane, we yanga kuryama nsanga yantegereje, bashaka ko tuvugana nyine. Ngo ko watinze kubyuka, ndambwira oya ntabwo natinze. Nyine turavugana, arambwira rero Desange nakugiye crush uyu mwana ndi muto, gusa nawe ntumbaze ngo byagenze gute, ntabwo nzi impamvu. Ndamubwira nta kibazo, ngo ariko igihe nagiriye muri Amerika nakundanye n'abakobwa benshi, nanyuze muri byinshi nyine bya gisore, ariko ubu ngubu bose nsanga bambeshya cyangwa nsanga ntago banyuze nyine. Hari ukuntu nyine ukundana n'umuntu ajya ubona nyine ntago biri kuvamo neza, naje nkajya mutega amatwi nyine, ko ari kubimbwira ko nkajya ntitira, mva ndimo gutitira nyine, ariko nyine ikigaragara nanjye ni namukunzi kari karimo. Ubwo arambwira rero ikintu nshaka, ntabwo ndi babasore nawe wanyuzemo bose cyangwa wabonye bose bakubeshya, ngewe nshaka urukundo kandi ndi seriye. Ndavuga urukundo rumeze gute? Arangije arambwira nshaka urukundo rwo kugira ngo wumve ko ari ngewe nyine umuntu ufite ukunze, wumve ko ukunze cyangwa hari urukundo. Ndavuga mwese ibyo byose kutambajije abo ndi kumwe nawe cyangwa uri wo turi kumwe ubu ngubu, ukambwiye gutyo. Njye ntago nitaye ku wo muntu ari kumwe ubu nonaha, njye nitaye ku rukundo. Icyo gihe bikubwiraga wari ufite undi muntu muri ko murakundana? Nari afite umuntu turimo turatandukana ahubwo. Mwari muri ko? Urumva ukuntu yaje mu gihe cyiza. Yaje neza frère. Ubwo ngubwo nyine ndangije ndamubwire se kuki ntabwo witaye ku wundi muntu, ikingo yanjye nitaye ku rukundo rwawe, ko nasanze abantu bose nyine nakunze cyangwa twakundanye mbona nta muntu uri kunkura ku mutima atari wowe. Ngo ni nayo mpamvu nshatse nimero yawe nkakuvugisha, ariko ntumbaze ahantu nakuye nimero yawe. Nukuri nta n'ubu ngubu ajya yanga kuhambwira. Ntarambwira ahantu yakuye nimero yanjye, nambwiza ukuri. Arambwira mwamubona gute abakunzi ba BCT, mubona gute pati tuzo ikore turi kumwe na Shere, atubwire neza niyo nimero ahantu yayikuye, n'ukuntu yazara kujya kara azindukira ku maportail aza gukora. Zabiryoshye. Musaba ahantu ari abyiyumvira ze vraiment. Hanyuma nanjye nyine urumva namukunze. So ikintu cya mbere namukundiye aho atandukaniye n'abandi nyine cyahise gituma numva mukunze. Ndanabyibuka neza, ntago namubwiye ngo nzabitekerezaho, namubwiye nk'uwo munsi. Nabwiye rero akibimbwira ndamubwira ndaza kuguhereza igisubizo nimugoroba. Twe hari mu gitondo.
ubwo ngubwo nyine bakubwira ko ndibubwiye nimugoroba ntabwo yaryamye ngo asinzire, ahubwo yarategereje akajya ashiduka akavuga ati nimugoroba ntabwo haragera akarakusa. So yarambwiye ngo uramutse unkunze nakwereka itandukaniro riri hagati y'abandi bose, uramutse unkunze kuko yarabizi neza ko ntafite papa wanjye ubyara, uramutse unkunze nakubera papa wawe, nkakubera umukunzi wawe, nkakubera byose byawe. Ndamubwira si ibyo byose uri kumbwira ko mana yanjye nyine nkumva nyine ari kunkura ku mutima, afite ibitekerezo. Ndangije ndamubwira, nicyo cyatumye mubwira ngo ndaza kugusubiza nimugoroba. Ubwo nimugoroba nyine yacunganye n'ayo masaha arampamagara, afite n'ibitotsi byinshi mu maso yatukuye, afite ariko ubwoba, ariko nawe mfite ubwoba. Ndamubwira okay, nkurikije crush wanjye nyine ukuntu wankunze kera nta bintu nitayeho, ukihanganira imyaka yose ishize, nta kibazo dukundane, nawe ndagukunda. Mana we ndabyibuka nk'ubu ahantu yari ari ukuntu yaciye yifata, niba yaragurutse niba yarakoze iki, ndabyibuka yahise ankupa arambwira ati mbabarira nsenga Imana basi izabidushoboze ibintu nyebereye. Ndangije nyine ndamuparankupa nacyo, hashize iminota 5 arahamagara, ndamubwira, arambwira ngo urakoze kandi nzubaha urukundo umpaye. Ndamubwira ati okay nta kibazo, ngaho ryama. Ku bantu bakurikirana navuga social media uyu mama akoresha, nibaza ko ibintu ariko aravuga benshi bahora babibona, hari amafoto menshi ushobora kubona kwiyumvira abantu barakundana, ariho urumva igihe giheze 4 ucushira ko n'umwaka weze wa mariage, ariko iyo amafoto yabo iyo yabonye umengo ni ibintu bishasha, ntibita kuri iyo myaka nyine, umengo ni ibintu bikiri bisha. Mubigenze gute kugira ngo iyo myaka yose ari abantu bakundana umwaka umwe bagatandukana cyangwa amezi kandi banakundana biri seri, aho ugasanga mwe n'iki kintu kibatera kwa mukiri kumwe, ibaze gukundana imyaka ine, ariko urukundo rwanyu iyo umuntu akurikiye donc ibyo postinga cyangwa ba posting umengo ni ikintu bishasha nta yindi mpamvu, nta n'irindi banga, gusa hari ikintu kibaho, hari igihe ukunda umuntu ugasanga we aragukunda kuruta uko mukunda. Njye ndibaza neza ko buri gihe niyo ndebye ifoto ya Sheri, sinzi niba wageze mu nzu amafoto ntabwo nareka kubereka abashiti ba BCTV turabereka. Nakoresheje amafoto yacu nyine mba numva isaha n'isaha muri telefone, iyo ndi kureba ifoto yanjye nawe biranshimisha, mbona ari mushya igihe cyose buri simbizi impamvu, gusa mbona urukundo rugenda ruzamuka igihe tumaranye, nibwo rugenda ruzamuka. Kandi nayo tuvuganye arambwira ati sinjya menyera, sinjya mpaga ukuntu umeze, simpaga isura yawe, nyine nanjye kimwe kuko ntajya mpaga isura ye, sinzi ni ibintu biba mu mutima. Hari nk'abantu ashaka kuvuga ngo gukunda ngo urukundo ruri kure na kure ntirubaho, ngo nyine ugasanga ko bakubwira ko bitabaho, gukundana bya kure bitabaho, wewe wabwira iki? Gukundana bibaho cyane cyane ko ku ba diaspora ubwo usanga hari ukuntu batizera cyangwa n'abakobwa nabo batabizera, ugasanga bahemukiranye hagati yabo. Uzi impamvu batizera? Nuko icyo gihe umusore ashobora kuba yarababajwe n'undi mukobwa, cyangwa umukobwa yarababajwe n'undi musore wo mu diaspora, ubwo bakagongana bafitanye ibikomere ku mutima. Turi kumvikana? Icyo gihe rero n'uwagiye gukundana nawe ntabwo aba afite icyizere muri we. Ushobora gukundana no mu diaspora hama mugatandukana, wenda yarakubabaje, then ukazabona undi kumva ko nyine nawe azambabaza, ntacyo mwizeye. So rero gusa ko hari n'abizerwa, abantu bose ntabwo ariko bateye. Ashobora kuba yarababajwe, ari wowe ugiye kumubera umugisha, kumubera byose bye. Ikindi nababwira, long distance ni nziza, kandi nanone ni mbi.
kugukubita ni nziza gute uratubwira ndabizi hari abari bungubite ndabizi ariko kankubwira impamvu ari nziza c'est vrai long distance impamvu ari nziza ni uko nyine keya ziriyongera cyane cyane kuruta iza yaguhaga muri kumwe muri bana igihe cyose ahora yumva nyine aguhangayikiye niba ugiye ahangaha akamekinga shwa neza ko agezeyo cyangwa wavuyeyo urumva nyine ikindi kibi cya long distance murakumburana mukabura amahoro mukanarira pe ndabizi neza cyane hari abo bibaho kurira ukarira kuri telefone ya ukarira nawe ukarira ariko igihe kiragera long distance ikarangira mukabonana bon Desange muri myaka yose ntiwigeze ucika intege canke ngo uhure n'abantu baguca intege bakubwira ati ibintu urimo ni ubusazi bivemo azo guhinduka nta majambo nk'ayo wagiye wakira narayakiye cyane ariko none igihe cyari cyegereje tuyakora ubukwe niwe nimba ari umwitaba ntazo oya ntabwo ari we ndabyibuka neza igihe cy'ubukwe cyegereje nahuye n'amagambo menshi nawe bamubwira amagambo menshi arabadusenya kumva umuntu aramuhamagaye ngo Desange ari mu kabara kanaka kandi mu by'ukuri ndi kuvugana na Sheri ndaryamye cyawenda ubwo kahita ambwira ngo ariko wari n'abasazi ngo ya message bampaye cyane ndabyibuka hari abantu benshi cyane b'inshuti zanjye batishimiye nyine urukundo rwanjye na Sheri bararwanyije cyane ariko kwa bitewe n'ukuntu twakundanaga nawe ntiyacika intege bitewe n'uko nyine ari we wanankunze mbere avuga se uyu mwana ko muzi yaje guhinduka koko abijyamo ariko nyine ikintu cya mbere mushimiye nuko yihanganiye amagambo avuga ati nzanagera ku cyo nshaka nanjye nyine uko twavuganaga nkamukomeza ambwira ati barambeshyira akabyumva ariko amagambo ku bantu bose bakundana ntago ajya abura ndabiza bofre canke grand frère azora bakina kiganiro niki kintu umubwira nko muri kano kanya ushobora kuba yahuye n'abakobwa benshi byari gukunda akatwara n'umuzungu rega ari bahari n'Rwanda ikintu umubwira kiri nko ku mutima cyo kumubwira muri kano kanya ikintu namubwira no kumushimira ndamushimira ko yankonze ndamushimira ko yabinyeretse byose ntabwo nabona ukuntu namushimira gusa nzamukunda nongere mukunde kandi mwubahe nk'uko twabitegetswe imbere y'amategeko n'imbere y'Imana. I love you babe. Basa reka ntitukurambire nibaze ko abakunzi bacu tuzobazanira part 2 muri kumwe kandi abyizeye ndaza kumugora abantu mu telefone mugore anyaruke aze ndamutelefona nta kibazo abakunzi bacu bitege ikiganiro part 2 ubuzima bwabo n'ibintu bikunda kuba cyane ibaze nk'imyaka 4 kongeraho undi biba bigoye hari abantu basambura ingo zabo baki kandi bakundana ugasanga bumvise amajambo y'abantu ariko kubaka bikabananira none iyo ari kureho biba bigoye kumva kubera ko bari kwenye ntaba hari so guys bakunze ba BCTV show reka tubabwire ngo tugushimire cyane ko wemeye ko tuganira nibaze ko ikiganiro kiza kuba kinze neza muri comment mugende mutubwire aho tabeze neza duhindure tubibutsa gukora subscribe kuri BCTV show abone share ikiganiro kirabe ugiye nunda kirabe kugira muri bwa bumwe nyene muri rwa rukundo tubashe kugira aho tugize nimwe dukorera umuntu abayicenga kugira ngo abahe ibintu bimeze neza bibashimishe mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya BCTV show murakoze cyane.